Abantu benshi bakunze kumbaza uti iyo abantu bari kuganira ndabumva ariko njye najya kuvuga bikanga. Abantu iyo bari kuganira ndi gushaka no kujya mu kiganiro cyabo ntangire mvugane nabo ngashaka uburyo ntangira bikanga. Iyi ni indi mpamvu ijya ituma udashobora kuganira nabo, ntabwo uzi kubaza ikibazo. Uko tubizi ikiganiro kigirwa n'ibice bibiri, hari ukubaza no gusubiza. Bishatse kuvuga ngo nimba utazi kubaza ikibazo, of course ntabwo ugiye kujya mu kiganiro cyacu. Nimba turi kwiganira mu cyongereza ntabwo uzi kubaza ikibazo, niba ushaka kuza mu kiganiro cyacu nyine biragusaba kuba uzi kubaza ikibazo. Nimba utazi kubaza ikibazo nyine biraza kukunanira, wumve nyine uri kutwumva ariko kuganira nyine birakwangiye kandi nyamara nawe washakaga kuza mu kiganiro. Gusa uyu munsi icyo kintu tugiye kugikuraho, ikintu cyo kuba utashobora kubaza ikibazo. Tugiye kwiga uburyo tubaza ikibazo muri tenses zigera kuri 6 arizo simple present, simple future ndetse na simple past plus future continuous, past continuous ndetse na present continuous. Ikindi twe dutoza kuvuga, ntabwo dutoza kureba gusa. Mbibutsa yuko kuba uri kureba ntacyo bizakumarira utavuga. Gerageza ukoreshe umunwa wawe. Abanyeshuri bacu nibo batajya apfa kuducika batavuze. Iyo umunyeshuri wacu making sure yuko uri buvuge. Rero namwe nizere ko nubwo tutari kumwe, nizere ko muri bwitoze kuvuga. Ushobora gufata iyo telefone yawe ukayifata nk'umuntu muri kuganira. Ubwo turi kwigisha hano, ushobora guhita ufata iyo telefone yawe ukamera nk'uri kuyibaza ikibazo. Nimba wenda turi kubaza ikibazo hano, ushobora guhita ufata iyo telefone yawe ugahita uyibaza ikibazo. Just kwiga icyongereza ni ibintu biri fun, ni ibintu bishimishije, ni ibintu nyine byoroshye kandi byiza bikunditse. Nimba ushaka kwiga icyongereza nyine gerageza ube nk'umwana ujye ukina nacyo. Gerageza ushaka ubucuti n'icyongereza. Nudashaka ubucuti n'icyongereza nacyo kizagunga ntimube inshuti, kandi nimutaba inshuti ntago uzamenya iby'inshuti yawe. Kwibutsa yuko turi kwigisha icyongereza mu buryo bworoshye kandi bwumvikana. Twigisha icyongereza cyo kuvuga mu buryo bworoshye kandi bwumvikana nk'uko kubibona hano. Ikindi nkwibutsa yuko amasomo y'ubuntu dutanga n'aya ngaya dushira kuri website yacu yitwa guideaifast.com ndetse no kwinjira muri groupe yacu n'ubuntu. Gusa kwigana natwe kuvuga kuri Google Meet nibyo byonyine twishyuza amafaranga make cyane. So tudatinze reka dutangire. So tugiye gutangirira ako mbere yuko dutangira, uyu munsi ngiye kwigana n'umuntu gusa uzi uburyo dukoresha izi tenses ko ari 6. Uko nazibabwiye nabwiye ngo ni simple cyangwa se present simple. Ushobora kuvuga simple present cyangwa se ukavuga present simple, uko bivuga kose. Ubwo umuntu tugiye kwigana ni umuntu uzi gukoresha present simple, past simple, future simple, present continuous, past continuous ndetse na future continuous. Nimba utazi gukoresha izo tenses, banza ujye kuri iyi video ije hano hejuru, ukanda kuri aka kantu kaje hano hejuru, ugende ubanze wige gukoresha izo tenses, kuko ubu ngubu ntabwo tugiye kwiga kuzikoresha, ahubwo tugiye kwiga kubaza ibibazo muri zo. Kuko nimba utazi ubusobanuro bw'izo tenses biraza kugukomerera kumva cyangwa se kumenya uburyo tubaza ibibazo muri izi tenses. Byaba byiza ubanje ugakanda kuri iyo video ukabanza ukajya kwiga. So reka dutangire. Tugiye gutangira muri present simple. Iyi formule niyo dukoresha tubaza ikibazo muri present simple. Iyi formule abantu benshi bakunda kuvuga uti ibintu bya formule ni iby'abarimu, nibo baba bagomba kuzifata mu mutwe. Ariko ikintu formule igufasha nuko mu gihe uri kuvuga agakora ikosa, ntabwo ukeneye mwarimu ngo aze agukosore. Wowe ubwawe uhita umenya yuko wakoze ikosa ukaba wakikosora. Icyo gihe ufite ubushobozi bwo kwikosora. Ariko mu gihe utazi iyi formule uzasanga nyine ari hahandi, nimba bikunaniye kuvuga nta nubwo uri bwibuke basi akantu kagufasha kwibuka uburyo bwiza wavugamo, bitewe nuko ntabwo wigeze wita ku kumenya iyi formule. Ndetse n'abantu bari kwiga zino tenses uburyo zigiye zikoreshwa, mujye mwiga n'uburyo wazisobanura. Murayike nk'umuntu akubajije uti ese ubundi present simple tuyikoresha ryari, ukaba wamusobanurira, apana kumva ngo ni iby'umwarimu gusa. Nawe birakureba. Iyo uzi ikintu ukaba wagisobanurira n'umuntu, icyo gihe iyo ukoze ikosa biragufasha kuba
wakikosora utarinze ukenera undi muntu uza kugukosora cyangwa se gufasha mu buryo bwiza wagakwiye kuvugamo icyo kintu ushaka kuvuga. So nkuko nabivugaga, iyi niyo formule dukoresha muri present simple tubaza ikibazo, aho tubanza do cyangwa se does, aho dukoresha do cyangwa se does. Nkuko mubizi cyangwa se nkuko bamwe babizi, iyi do ikora kuri I, igakorana na we na you ndetse na they. Noneho iyi does ikorana na she na he na it. Ubwo abantu batabizi nabyo muraza kubisanga muri iyo video muri bujye kureba. Dukoresha kimwe muri ibi, twamara tugateranyaho subject, nyuma tugateranyaho verb, then n'undi tukaza guteranyaho icyuzuzo. Ni ukuvuga ngo hano nabanje kwandika interuro isanzwe, interuro yemeza ivuga ngo I work. Iyi ntago ari ibaza ikibazo. I work, ndakora cyangwa se njya nkora. Noneho tugiye kubaza umuntu uvuze ngo ndakora, njya nkora, tugiye kumubaza ese urakora? Ese ujya ukora? Twahita tuvuga uti do you work? Ese urakora? Wenda tugashaka kumenya nimba akora akazi. Wenda tumaze iminsi tumubona ameze nk'aho ari umushomeri, nshaka kumubaza ese urakora ko mbona buri munsi wirirwa ugendagenda hano? Twagahita tumubaza do you work? Ese urakora? Okay, ni ukuvuga ngo uburyo dukoresheje iyi formule nababwiye ngo dufata do cyangwa se does. Ubwo hano turafata iki nimba tugiye kubaza umuntu ngo ese urakora? Nimba ari umuntu tugiye kubaza, ni wowe tugiye kubaza, wowe turi kukubaza ese urakora. Ubwo ni you, kandi you twabonye ko ikorana na does. I mean twabonye ko you ikorana na do. Niyo mpamvu turi bukoreshe do, ntabwo turi buhitemo does, ahubwo turahitamo do. Kuko dufite hano turi kubaza you, ese urakora? Inde? Wowe. You, wowe. Niyo mpamvu turi bukoreshe do. Do you work? Ese urakora? Iyo ugiye gusubiza ushobora kuvuga uti yes I do, yego ndakora. Yes I do, gutyo biba bishatse kuvuga ngo yego ndakora. Yes I do. Then waba udakora, uburyo uhakanamo uravuga ngo no I don't, oya sinkora. No I don't. Nimba umuntu akubaje ngo do you work? Ese urakora? Bashaka kubihakana uravuga ngo no I don't, ntabwo nkora, niba ko nta kazi mfite. Hano dufite interuro yacu ya kabiri, nayo n'undi ni interuro yemeza, ntabwo ari interuro ibaza. Dufite interuro ivuga ngo she studies, ariga cyangwa se ajya yiga, ariga. None dushaka kubaza ngo ese ariga? Cyangwa se ese ariga ko igihembwe gishize nabonaga agenda, none cyamubona agenda wagira ngo ntiyiga. Then ndi gushaka kubaza ese ariga koko? Ndabaza ngo does she study? Uko nabwiye ngo iyi does ikora kuri she, he na it. None turi kubaza ngo ese ariga inde? Uwe ni she, kandi twabonye ko she ikorana na does. Bishatse kuvuga ngo ntabwo turi buhitemo do, ahubwo turafata iyi does. Ite tuvuga ngo does she study? Does she study? Ese ariga? Mu gusubiza none turavuga ngo yes she does. Ni ukuvuga ngo duhita dukoresha n'ubundi does. Yes she does. Gusa hano kuri I ni yes I do. Hano ho dukoresha do, hano ho ni does kubera she. Yes she does, yego ariga. Iyo uvuze ngo yes she does, uvuze ngo yego ariga mu gihe bakubajije nk'iki kibazo. Cyangwa se does she study? Ese ariga? Bashaka kuvuga ngo ntago yiga. Ushobora kuvuga mu buryo bworoshye ukavuga ngo no she doesn't, ntago yiga. No she doesn't. Ese ariga? No she doesn't. Hano twize uburyo dukoresha ubu buryo bwo kubaza, aho dukoresha what, where, when, why, who na how. Bibutsa ko what tuba turi kubaza iki, tuba turi kubaza ngo iki. Then where turi kubaza hehe, when turi kubaza ryari,
why turi kubaza kubera iki, who turi kubaza nde, then how turi kubaza ngo gute. Turebe hano n'ubundi ni ibintu biba byoroshye. Nk'uko twabibonye muri formule yacu y'uburyo tubaza, dufata do cyangwa does, tugateranya subject, tugateranyaho verb muri present simple. Ni nako nanga bimeze hano. Dufate do, you ariyo subject na it ariyo verb. Hano reka tubanze twirengagize iyi what, dufate iyi do you eat, ese ujya urya. Do you eat, murabona ko iyi nteruro yubatse nyine mu buryo nk'ubu ngubu twagizemo. Then iyo ushaka kongeraho ubu buryo dukoresha tubaza, ushaka kongeraho nk'iyi what, utizana imbere gusa nta kindi kintu uhinduye. What do you eat, ese urya iki. What iki, what do you eat, ese urya iki. Ushobora guhita usubiza ngo I eat rice, ndya umuceri, ese urya iki. Mwaje kudusura none ndabona wowe umeze nkaho nta kintu ushaka kurya, ubundi urya iki. What do you eat, ese urya iki. I eat rice. Cyangwa se nkaha do you work, ese urakora. Nshobora guhita nkubaza ngo, nshobora guhita mfata iyi what nkayongera hano imbere ya do, avuga ngo what do you work, nkakubaza ngo ese ukora iki. Cyangwa se ngafata nk'iyi when nshatse kuvuga ngo ryari, ngahita nkubaza ngo when do you work, ese ukora ryari. How, ngafata nk'iyi how, ngahita nkubaza ngo how do you work, ese ukora ute. Why, iyi why ngahita nyishyura hano imbere ya do, ngahita nkubaza ngo why do you work, kuki ukora. Why do you work. So ibintu nk'ibyo. Then hano dufite where do you live, ese ubahe. Where do you live, iyo ushaka kubaza umuntu ngo ese ubahe ugasanga birakunaniye. Where do you live, ese ubahe. I live in Kigali, mba muri Kigali. I live in Kigali. Iyi ubu ni uburyo dukoresha tubaza muri present simple. So reka turebe muri past simple. So muri past simple dukoresha, dufata did, iyi ni formule yindi nabwo mugomba kujya mufata. Did plus subject plus verb. Niyo formule dukoresha tubaza. Gusa nabanje kwandika interuro yemeza ariyo I worked. Muri past turavuga ngo I worked. Hano twavuze ngo I work, ndakora cyangwa se njya nkora. Hano turavuze ngo I worked, narakoze, ni igikorwa cyarangiye. I worked, cyangwa se nakoze. I worked, nakoze. Ese wakoze akazi. Yes, I worked, nakoze. None tugiye kubaza umuntu, ese wakoze, hari ikintu wakoze. Did you work, wakoze. Did you work, wakoze. Yes, I did, yego nakoze. Cyangwa se no, I didn't, cyangwa se no, I did not. No, I didn't, oya ntago nakoze. Ese wakoze. Yes, I did, cyangwa se no, I did not, cyangwa se I didn't. She studied, yarize. Iyi ni interuro yemeza, ntago interuro yibaza. She studied, yarize. None tugiye kubaza ngo ese yarize, cyangwa se ese yize. Did she study, ese yize. Yize ko wagira ngo yiriwe hano. Ubundi yize. Did she study, yize. Yes, she did, yego yize. Cyangwa se no, she didn't, oya ntago yigeze yiga. No, she didn't, ntago yigeze yiga. Reka dukoresha bwa buryo bwacu dukoresha tubaza n'ubundi. Who did you meet, ese wahuye nande. Bibutsa yuko iyo turi kubaza ikibazo muri past, iyi did niyo yonyine ijya muri past, ntago iyi meet ijya muri past. Nkuko mubizi past ya meet ni met, yo iguma ari verb. Niyo mpamvu hano muri formule batubwiye ko dukoresha verb, ntabwo batubwiye ko dukoresha past. Ikijya muri past cyonyine ni iyi did, nubwo hano turi kubaza muri past, ariko ikijya muri past ni did.
Who did you meet? Ese wahuye nande? Urakoze umuntu ngo who did you meet? Ese wahuye nande? Cyangwa se ukabaza ngo how did they come? How did they come? Ese baje gute? Maybe ko baje bateze bisi. How did they come? Ese baje gute? Why? Kubera iki? Why did why did she leave? Kuki yagiye? Why did she leave? Kuki yagiye? When ryari? When did he arrive? Ese yahageze ryari cyangwa yahageze ryari? When did he arrive? To arrive no kugera. When did he arrive? Ese yahageze ryari? Where did you go? Ese wagiye hehe? Mu gitondo naje ndakubura ndi gushaka kukubaza hano wari wagiye. Where did you go? Wagiye hehe ko naje nkakubura? Where did you go? Wagiye hehe? Cyangwa se wari wagiye hehe? Where did you go? Nabwo ngira ngo muri kona kari uburyo bworoshye rwose ushobora kubazamo ikibazo. Reka tujye no muri future simple. Muri future simple naho dufitemo iyi formule ugomba gufata mu mutwe. Dufata will tugateranyaho subject tugateranyaho verb iyo turi kubaza ikibazo. Gusa nabwo nabanje kwandika interuro yemeza ariyo I will work, nzakora. I will work, nzakora. None tugiye kumubaza ese uzakora? Wenda ejo nagushakaga ndi gushaka kubaza nimba ejo uzakora. Uragwita nkubaza ngo will you work? Ese uzakora? Will you work? Nujya kunsubiza uratumbwira uti urakumbwira uti nimba uzakora ushobora gutumbwira uti yes I will, yego nzakora. Yes I will, yego nzakora. Cyangwa se no I won't. Kwibutsa yuko iyi I won't ingana na will not. No I will not cyangwa se no I won't. Oya sinzakora. So ibi turi kubijyamo twihusta cyane gusa ku banyeshuri bacu tubijyamo indip tubijyamo nyine byimbitse. Hano dufite indi nteruro yacu yemeza she will study, aziga. Tugiye kubaza ese aziga? Ese aziga? Will she study? Ese aziga? Will she study? Ese aziga? Ushobora guhita usubiza ngo yes she will. Yego aziga rwose. Yes she will. Yego aziga. Cyangwa se no she won't. Oya ntago aziga. Cyangwa se no she will not. Oya ntago aziga. Hano dukoresha bwa buryo bwacu bwo kubaza what will you do? Ese uzakora iki? What will you do? Ese uzakora iki? Ni icyo uzakora ubundi ko nagushaka ukaba uri kumbwira uti ntago uzaboneka. Ubundi what will you do? Uzakora iki? Where will she go? Ese azajya hehe? Azajya hehe? Where will she go? Ese azajya hehe? When will they arrive? Ese bazahagera ryari? When will they arrive? Ese bazahagera ryari? Why will she go? Ese kubera icyo azagenda? Why will she go? Kubera icyo azagenda kandi hari ikintu kuzadufasha natwe. Why will she go? Kuki azagenda? Why? Who will join us? Ninde uzihuza natwe? Ninde uzatuzamo? Ninde uzatwisunga? Who will join us? Ninde uzatwisunga? Ngira ngo no muri future uburyo tubazamo ibibazo biroroshye, mutangire mwitoze uburyo tubaza ibibazo. So reka tujya kuri zindi tenses eshatu zisigaye arizo present simple, present continuous, future continuous ndetse hano nari kwandika past continuous. This is past. Yeah. Past continuous ndetse na future continuous. Muri present continuous formule ngiyi dufata I, is, are, dufata kimwe muri ibi. Dukoresha I cyangwa se is cyangwa se are. Kimwe muri ibi nicyo duhitamo
bitewe na subject tuba dufite, tugateranyaho verb ifite ing form. Hano nabanje kubaka interuro yemeza ivuga ngo I am working, ndi gukora. I am working. Mbibutsa ko I am ijyana na I'm. Then you ijyana na are ijyana na are. Then she, he, it bijyana na is. She, he ndetse na it bijyana na is. Ndakeka ibyo byumvikana. Ubwo n'abantu batabizi barareba ya video nabwiye mujya kureba, then nabo babimenye. Hano I am working, urambwiye ngo I am working, ndi gukora. Then ndi gushaka kubaza ese uri gukora? Ndi gushaka kubaza nimba uri gukora. Wowe, inde ndi kubaza ni wowe. Ubwo ari wowe turakoresha iyihe muri izi eshatu? Ubwo ari wowe turakoresha, ubwo ni subject ni you, wowe, you, wowe. Ese uri gukora? Niko ndi gushaka kukubaza, ese uri gukora? Ubwo turakoresha are kubera ko turi kubaza you, wowe. Are you working? Ese uri gukora? Ushobora kuzahita dusubiza ngo yes I am, yego ndi gukora, cyangwa se no I am not, oya ntago ndi gukora. No I am not, oya ntago ndi gukora. She is studying, ari kwiga. She is studying, ari kwiga. Turi gushaka kubaza nimba ari kwiga. Ninde? Niwe. Ubwo nimba ari we turakoresha is. Is niyo turi buhitemo muri izi verb to be ikoresha tu. Bahitamo is, we, inde, she. Is she studying? Ese ari kwiga? Ese ari kwiga? Ushobora guhita usubiza ngo yes she is, yego ari kwiga, cyangwa se no she is not, cyangwa se she isn't. No she isn't. She isn't. Ntago ari kwiga. What are you doing? Ese uri gukora iki? Where is she going? Ese ari kujya he? Bari ari kujya hera? Where is she going? Ese ari kujya he? Why? Kubera iki? Why are they laughing? Ese kuki bari guseka? Why are they laughing? Uri kuvuga ukabona bari guseka, usubaza mugenzi wawe ese kuki bari guseka? Why are they laughing? Who is cooking? Ese ninde uri guteka? Who is cooking? Who is cooking? Ese ninde uri guteka? Kumva namwe se mwicariye hano, ninde uri guteka? Who is cooking? When are they coming? Ese bazaza ryari? When are they coming? Hari igihe dukoresha present continuous turi kubaza cyangwa se turi kuvuga future. Aha ngaha turi nk'interuro iri muri future nubwo iri muri present continuous. Nabwo wenda nubwo buryo nabwo tuzabigisha, ariko iyo tuvuze ngo when are they coming tuba dushaka kuvuga ngo se bazaza ryari, cyangwa se baraza kuza ryari. How are you feeling? Urumva umeze ute? How are you feeling? I am feeling sick. Ndumva ndwaye. I am feeling sick. Past continuous. Tugiye kuri past continuous dukoresha iyi formule, duhitamo was cyangwa se were bitewe na subject tugiye gukoresha. Tugateranyaho subject, tugateranyaho verb ifite ing. Hano dufite interuro yemeza ariyo I was working, nari ndi gukora cyangwa se nari ndi gukora. Ushaka kukubaza nimba wari uri gukora. Ese wari uri gukora cyangwa ese wari uri gukora? Were you working? Ese wari uri gukora? Tutabeshya wari uri gukora? Yes I was, yego nari ndi gukora. Yes I was cyangwa se no I wasn't, cyangwa se no I was not. No I wasn't, oya ntabwo nari ndi gukora. She was studying, yari ari kwiga.
She was studying. Yari ari kwiga cyangwa se yari ari kwiga? Tugiye kubaza ese yari ari kwiga? Was she studying? Ese yari ari kwiga? Was she studying? Ese yari ari kwiga? Yes, she was. Yego yari ari kwiga cyangwa se no, she wasn't. Nkuko mubibona hano twakoresheje was, hano dukoresha were. Were ikoreshwa kuri you, then was igakoreshwa kuri she. Uvuga ngo was yo ikoreshwa kuri I, she, he na it. Was niho ikoreshwa. Then were igakoreshwa kuri you, they ndetse na we. Niho iyi were ikoreshwa. What were you doing? Ese wari uri gukora iki? Cyangwa se ese wari uri gukora iki? Where was she working? Ese yari gukorera hehe? Yari ari gukorera hehe? Where was she working? Ese yari gukorera hehe? Maybe ko yari gukorera i Kigali cyangwa ari gukorera muri Kigali. Why were you crying? Kuki wari uri kurira? Kuki wari uri kurira? Kubera iki wari uri kurira? Who was talking? Ese ninde ari kuvuga? Ntabwo ngo muceceke ngiye hariya sinzi umuntu ufasha ari kuvuga. Ubundi who was talking ninde ari kuvuga? Who was talking ninde wari uri kuvuga cyangwa se ninde wari uri kuvuga? How were you feeling? Wari uri kumva umeze ute? How were you feeling? Ese wari uri kumva umeze ute? Ngira ngo ni uburyo bwa past continuous, uburyo tubazamo ibibazo murumva ko nabwo bworoshye. Twajya muri future continuous. Muri future continuous naho n'ubundi dukoresha iyi formule will, tugateranyaho subject, tugateranyaho verb, tugateranyaho verb to be, tugateranyaho verb ifite ing. Hano n'ubundi dufite interuro yacu yemeza ariyo I will be working, nzaba ndi gukora. I will be working, nzaba ndi gukora. Ejo ko nagushakaga uzaba uri gukora? Ushobora guhita nkubaza ngo will you be working? Ese uzaba uri gukora? Ushobora guhita usubiza uti yes I will. Yego nzaba ndi gukora. Yes I will. Nimba utazaba uri gukora ni no I won't cyangwa se I will not. Bibutsa ko iyi I won't, this won't ari byo kimwe no kuvuga ngo will not. No I will not cyangwa se no I won't. Ntabwo nzaba ndi gukora. She will be studying. Azaba ari kwiga. She will be studying. Azaba ari kwiga. Turi gushaka kubaza ngo ese azaba ari kwiga? Tubaza ngo turi gushaka kubaza ngo ese azaba ari kwiga cyangwa se ese araba ari kwiga. Bibutsa yuko ari future continuous. Will she be studying? Will she be studying? Ese araba ari kwiga cyangwa se azaba ari kwiga? Yes she will. Yego azaba ari kwiga cyangwa se araba ari kwiga cyangwa se no she won't. Oya ntago araba ari kwiga. No she won't cyangwa se no she will not. What will you be doing? Ese uzaba uri gukora iki cyangwa se ese uraba uri gukora iki? What will you be doing? Ese uraba uri gukora iki kuri kutubwira yuko atari buze? Uraba uri gukora iki wundi? What will you be doing? Uraba uri gukora iki? Kabiri, where will you be working? Uraba uri gukorera hehe cyangwa se uzaba uri gukorera hehe? Uraba uri gukorera hehe cyangwa se uzaba uri gukorera hehe? Where will you be working? Uzaba uri gukorera hehe? When will they be eating? Uzaba uri kurya ryari? Why will she be waiting? Ese kubera iki azaba ategereje? Why will she be waiting? Kubera iki azaba ategereje? Why will be she waiting? What will she be waiting? Ese kuki azaba ategereje? Then who will be speaking? Ese ninde uzaba uri kuvuga? Who will be speaking? Cyangwa se ninde uraba uri kuvuga? Ninde uraba uri kuvuga wenda mu kanya saa moya? Who will be speaking? Ninde uraba uri kuvuga cyangwa se ninde uzaba uri kuvuga? How will you be feeling? Ese uzaba uri kumva umeze ute? Uzaba uri kumva umeze ute nyuma yo gutsindira amafaranga ya naye? How will you be feeling? Uzaba uri kumva umeze ute? This is the end of our today's lesson. If you haven't yet subscribed to our YouTube channel, please you can do it. Ushobora kubikora kugira ngo utazajya ubura amasomo meza nk'aya.